Ikaze ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza mwebwe mukomeza gukurikirana bino biganiro. Nge n'ubundi nk'ubusanzwe reka nangire nivuga amazina ni Igisigo Legacy Rutekurana bakurutendera kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira, umusamara wihebeye ibyegeranye. Nkanjye ubundi twari dusanzwe duhurira ahangaha tugiye gusesengura episode y'umusore w'umukire witwa MK Original, aho yari filime y'amateka, filime yari iryoheye amaso n'amatwi kuyumva no kuyireba. Rero izi ngizi mbahaye ikaze aho dusa naho twahinduye umuvuno. Murabizi yuko twatangiye episode ya mbere tukagarukira kuri episode ya 60, season ya mbere ikaba irarangiye, ubundi tugatangira season ya kabiri. Nagira ngo mbabwire rero yuko ubu ngubu iriya filime yarangiye, twarangije kugera ku iherezo ya filime y'umusore w'umukire. Ariko kandi bafana bacu, nagira ngo mbanze mbamenyeshe yuko izi ngizi tutigeze tubataba mu nama ngo ibya filime tube turabiretse cyangwa tubivuyemo. Nagira ngo mbamenyeshe yuko no muyoboro witwa MK and Kamariza ugiye kuzajya unyuraho indi channel yitwa For Love. Mwebwe mwakunze filime y'umukire, ndagira ngo mukunde nino filime yitwa For Love, kuko ni filime ikoze neza cyane, ni filime ifite amashusho meza, ni filime igiye gutangira neza episode ya mbere. Ndagira ngo rero mukomeze kuyikunda kandi mutwungura igitekerezo, mwandika comment hasi, mukande like ndetse na subscribe. Aho mubona bitagenda neza mutwunguremo inama, nimubona twatanye maze mudutanure. Nge n'ubundi nk'ubusanzwe icyo mbasaba ni kimwe gusa, no gukomeza kubana namwe kandi mbibutsa gukanda subscribe kuri no channel yitwa MK and Kamariza. Rero buryo ki ifilime yacu ishobora kuza gutangira. For Love yarangije kugera ku muyoboro mugari wa YouTube channel. Ushobora kwibaza ngo ubundi hari gukinamo bande, nko filime y'umusore w'umukire hari hamenyereyemo ba MK ndetse na ba Jizite. Reka mbanze mbanyurire muri bimwe mu bintu biri burange ino filime y'umusore w'umukire witwa For Love. Haraza gukinamo, haragaragaramo umukinnyi witwa Jizite, haragaragaramo MK Original ndetse n'undi mukinnyi nanone witwa Najibu, nawe araza kugaragara muri ino filime yitwa For Love. Hari undi mukinnyi nanone mushyashya, uwo mwana w'umukobwa bamwita Cyusa, aho aba ari gutabara umusore w'umukire witwa MK. Ushobora kwibaza ngo ubundi iyo filime yaje gutangira gute, iza kugera ku iherezo gute? Icyo nkusaba niyo mpamvu duhuriye hano kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel, ngiye kukubwira buryo ki yatangiye n'uburyo yaje kuba yarangira ikagera ku musozo uko episode ya mbere yarangiye. Kandi mbifuriza kuzakurikirana episode ya kabiri izanyuraho ku muyoboro mugari wa YouTube channel ku munsi w'ejo. Nagira ngo mbabwire yuko uburyo iyo episode ya mbere yatangiye ino filime yitwa For Love y'umusore w'umukire, byatangiye n'ubundi umusore w'umukire ari we MK, aho yari yanyweye yasinze cyane, ubona yuko inzoga zamwishe, aho kugenda byari byamunaniye, yicaye mu muhanda ariko yari afite n'amaraso mu gahanga ndetse no mu mutwe. Nibwo yahuye n'umugiraneza w'umukobwa wavuga yuko ari mwiza cyane, uzi kwagitinga neza, uzi gukina neza filime. Uwo mwana w'umukobwa bamwita Cyusa. Amubona ku muhanda MK yaryamye, inzoga zamwishe, yabuze aho ataha, amasigara n'amasigara nyindi, ibintu byari byamuyobeye, yari yabuze amerekezo. Ariko Cyusa nk'umwana mwiza w'umukobwa yarebye aravuga ati, ubundi ni gute nadashobora kuba nafata uno mwana w'umuhungu ngo njye kumwereka aho aryama, ko ndeba tumeze nk'aho turi mu cyiciro kimwe kandi tukaba tururungano. Nibwo yagize gutya n'umutima mwiza, atitaye ngo inzoga zamwishe. Ubundi arangije aramufata, aramwegura, aramuhagurutsa, aramutsindagiza gake gakeya. Ubundi umuvandimwe witwa MK nawe arabyemera. Akibyemera, Cyusa yamufashe, ubundi afata ukuboko kwe agushyira ku bitugu bye, amufata mu mayunguyungu. Nibwo yamufashe, ubundi aragenda amugeza iwabo ariho kwa mama Cyusa. Ubundi akiyamugeza, mama Cyusa yari ari kwiyogereza ibyombo. Ubundi mama Cyusa arabitegereza cyane, areba Cyusa uwo muhungu afite. Ubwo mubyibuka yuko yari afite umuvandimwe witwa MK wari wishwe n'inzoga.
Yamurebye cyane aramwitegereza, ariko mama Cyusa nta kintu yigeze amubwira. Yakomeje guceceka, ahubwo amukurikiza amaso areba ahantu ashobora kuba ajyanye uwo muhungu. Nibwo uwo mwana w'umukobwa ngo ni Cyusa yagize gutya, ubundi arangije afata MK aragenda, ubundi amushyira mu cyumba. Akimushyiramo ubundi aramuryamisha, amusegura ukuboko neza, ubundi arangije aramubwira ati tuza muhungu wanjye, nkuvanye hariya hantu ndeba umeze nabi, inzoga zakwishe, ariko humura biraza gukira. Kandi nanone mama Cyusa ntago yigeze aba yatuza, ahubwo yakomeje kugira amatsiko y'uwo muntu Cyusa amujyaniye mu cyumba. Nibwo mama Cyusa yagize gutya, ubundi arangije aramukurikira. Muri uko kumukurikira Cyusa yaje guhisha ikintu afite, ubundi akibihisha amubuza kwinjira mu cyumba kugira ngo ataza kubona MK. Ariko ntago byigeze bimushobokera, kuko kuri uko kumubuza mama Cyusa yakomeje kubiteraho dekomanteri n'impaka nyinshi cyane. Ubundi arangije aramubaza ati se kuki ukomeje kumbuza mu cyumba? Ibi bintu ko mbona ari ubwa mbere bibayeho, ubitewe n'iki ikumbuza mu cyumba cyanjye, mu nzu yanjye niyubakiye? Cyusa yakomeje guhagarara kuri MK, kuko abuza mama we kwinjira aho ngaho kugira ngo ataza kumubona. Ariko Cyusa nawe nimugire ngo hari ikindi kintu cyatumye atinjiramo. Yarazi ko n'ubundi mama Cyusa naza kwinjiramo agasangamo MK biraza kumugiraho ingaruka. Nibwo Cyusa yamubujije kwinjiramo, ubundi mama Cyusa birangira n'ubundi aretse kwinjiramo. Ubundi mama Cyusa nibwo Cyusa yahise amubwira ati ndumva ibiryo bimeze nkaho byashiririye, reba umuceri yuko ushobora kuba wawucirije. Naho byari ukugira ngo Cyusa abone ukuntu amuzijisha, ubundi ahite asohora wa muvandimwe we wari wasinze witwa MK. Agisohoka yasohotse agera hanze. Acyagera nibwo Cyusa yahise agira gutya, ubundi afata MK aramufata, ubundi ajya kumucumbikishiriza ahandi. Nibwo yagiye ajya kumucumbikishiriza, ubundi akigera kuri hoteli yagiye ahasanga na Jibu. Nibwo yabajije na Jibu, ese ubundi aha hantu turashaka icyumba kimwe cyo kuraramo. Nibwo na Jibu yagize gutya amubwira icyo bisaba n'amafaranga bisaba. Ubundi Cyusa aramubwira ati nta kibazo rwose, amafaranga arahari, turaza kuyishyura, nuze kugira ubwoba bw'amafaranga. Wowe icyo tugusaba ni icyumba cyo kuruhukiramo, ubundi nkaba ndyamishijemo uno murwayi wanjye. Nyuma y'aho ngaho nibwo hahise hagira gutya hagaruka umwana w'umukobwa witwa Kamariza. Kamariza muramwibuka? Kamariza ni umwana w'umukobwa ariko wavuga yuko adashobotse. Saize ngize nagira ngo mbabwire yuko nyuma yo kuva muri MK original adashobotse, yongeye agaruka muri no filime nshyashya twabahinduriye ya episode nshyashya yitwa For Love. Nabwo agaruka adashobotse, kuko uburyo ki yatangiye filime ari kumwe n'umusore witwa Justin yaratwaye umugabo wa Cyusa. Nibwo induru zakomeje kuba induru, urugamba rukomeza kuba urugamba. Ubundi umuvandimwe witwa Cyusa ahangana na Kamariza abapfa umuvandimwe witwa Justin. Ubwo rero bakomeje gusakuza cyane, induru zikomeza kuvuga yuko buri muntu umwe atwaye umugabo wundi, ariko ruza kubura gica. Nibwo Justin yagize gutya abwira Kamariza, aramubwira ati umva Kamariza, sinigeze nkumenya, uramenye rero gukomeza kumburanira unyita umugabo wawe, nagiye na kimwe nigeze nkundana nawe, kandi umuntu umeze nkawe sinakwigera nkundana nawe. Ati rero uramenye, nyikuramo rwose, nyikuramo, ntabwo nyiri umugabo wawe. Nibwo urugamba rwakomeje kuba urugamba, arangije aramwihorera umwana w'umukobwa wahuye n'umuvandimwe we witwa MK. Bakiryamye aho ngaho kuri hoteli, nibwo Kamariza n'umuvandimwe witwa Justin baje. Ubundi barangije baramubwira ati ntabwo dushaka yuko MK ndetse n'uno mwana w'umukobwa baryama ahangaha, ati kuko nta kintu kibarimo, nta mafaranga barimo, isaha n'isaha twababyutse ubundi tukahabavana, mwamushaka amafaranga twebwe ubwacu tukayabishyurira. Nibwo induru zakomeje kuvuga, induru zikomeza kuvuga. Ubundi umuvandimwe witwa na Jibu arangije arababwira ati muramenye di,
nta gihe na kimwe mushobora kuba mwavana hano abakiriya, ati kuko hano burya haryama rubanda urwo ari rwo rwose, yaba rubanda rugufi na rubanda rurerure ruba rwemerewe kuryama ahangaha. Sinzi impamvu rero mushobora kuvanamo bano bavandimwe banjye. Ati mwebwe icyo mbasaba ni ukubihorera. Rero nanone reka tugane ku musozo tubabwira ati filime ya For Love nakagaruka, aho muzajya muyikurikirana ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original, ubundi mukaza mukanyura ahangaha tuyisesengura tuyikoraho icyegeranyo, ubundi tukayisobanukirwa tukamenya ibyayivugiwemo. Mbibutsa ngo wowe ugeze kuri uno munota ukaba utarakanda subscribe, bitebya wenda gusuhuje kandi mwifurije kugubwa neza, mwibutsa ngo banza ukande subscribe kuri no channel yitwa MK and Kamariza, kugira ngo tuzajye tubasha kubana, kuko ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka. Nta gihe na kimwe muzigera muhwema kumva ibiganiro nk'ibi ngibi bizajya binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yanjye. Buri munsi hazajya hacaho ikiganiro cy'icyegeranyo nzajya mba nabategura kivuga kuri ino filime y'umusore w'umukire witwa For Love. Nje n'ubundi muzakomeza kubana nanjye.